ese Imakire byibuze se Nyambo uramwizera ibintu yakubwiye ko abantu bashobora guhimbira abandi wenda kubera mashari cyangwa ibiki kubera ko yumva wenda agiye kurongorwa cyangwa iki rero jewe Nyambo maze igihe kinabimbwiye bambera yarabimbwiye ndavuga se ko uyu muntu atanze niki ubundi bino birari kubikura umunsi umwe turi kwa muganga ndabahuza mbona baraziranye kandi nk'umuntu mukuru ndeba reaction bombi bagize mera ko harimo akantu nanjye ntabwo ndabyemeza 100% kubera ko amajwi ntabwo nize nyumva ariko none nkibaza buretse nkibaza Nyambo rero se Nyambo y'umurebye ubona nta mutima bubo bafite afite na niki cyagishaka gukenera. Okay Makire singuciye mu ijambo sorry basi nari guce basi sibyo ese ko ise ugira panapa reka mubwire ngomba gupanika of course yumenya ko abari n'ibirori ko sinabone kwirwanza ari uricara nyine uratimaza nani cyo ese ko babinsabye wagiraga nkuri iki bari kuva ko ufite gahunda uri gucuruza nyine n'ubundi ufite ahantu ugomba kujyamura nayo byari byo byabikuzanye ntabwo negereza unubone ko wambaye se ngo bigutera ikibazo na muntu wari barabikutanze kandi nawe arabibonaga ko binunguye ntabwo ari ibintu niteguye kujya naje nambari njye nanze no kwawe nyine guhita amava kugira batavuga ati uramugare wamuganira asuzugura gute tumusaba ikintu ku munsi umwe yawe itegera ngiye tekereza ko nari nshimishijwe no kuba ndi harana azamo ibintu by'amanyanga kandi amafaranga narayatanze birangira amafaranga nyabusa wayaburiye muri ubwo ngo barayandiye umva abantu twakoranye nyine bagomba kunyereza imodoka barayagumana ntibasohereza banetseho imito so rero ubu ndi gukora nishura Tayir wajya uvuga mwiza Tayir bigiye gushya iri ku meza bumeze neza ngiye kuvuga neza mu musanzwe nari gukora hari satani nishaka kunera no satani rero tuyicyahe mu izina rya Yesu bigiye gushya turi kwihanganira iminota isigaye igihe cyose tumaze turwana n'isi turwana n'ubuzima turwana no guhisha no kugira gute Samu ngashita ideni rya banki rinini ko ngo rirutana kama yamwe ati n'inzu mbamo nzayitesha ndazi umuntu amwe ngo tuzayikwa mu cyaro bikwibaza ibyo biri byancanze naguye nk'ibere pe naguye nk'ibere kabisa si deni cya banki akaba propose ngo bigende bindi kwibaza kimeta cyo nzayukamuna na sinza kuki musubiza ahubwo zubu nabangiye umuntu ufite ibibazo nk'ibyo biruta uko angana cyane no kujya bikaba ibindi bibazo none bibazo akibazo kubiteye hano niba nzi cyane njye umubwiye amayime ase mu kunerura iyi mashini imbere y'inyi mukubite sikuruhira ubusama zari sindarirwa reka mpekurikirane nawe rindi bubuka nese mwe njye nese mu hiri ibintu nk'ibyo ngibyo waswaka n'iki njye nese mubwira ati sinajya kwa mu cyaro namubwira ati jya ubwo buzima sinabujyamo no datuma ari kuyuzamo ko nemukeye ubyashobora kwivuza nukibura hano ndi hano uziko nyine bayitatishije ko ari njyewe rero urabizi ko ari we mukuru ni nawe wananzanye muri ibi bintu gerageza ubikemure bive mu nzira cyo kizima pe ngaho nawe ushyire mu mwanya wanjye wamba bari ukavana ukagenda mu ngo ega naje nje waturisha waji wangu ukuri pe mwakabyaranye
mukore subscribe kuri iyi channel ubundi